Okay. None se Richard yabyakiriye gute? Oh, nizere ko yabikunze. Right. Mu gihe Riza yakoresheje uko ashoboye kugira ngo agere mu rugo ntawe umubonye, yari mu cyumba arimo avugana na Jefu, ari kumubwira ko nubwo yatashye atigeze arara mu rugo, yagiye kwa inshuti we ketia akararayo, ubu akaba aribwo ageze mu rugo. Yagiye yumva ku rugi mama we arimo aramukomangira amuhamagara. Jefu, ndumva mama ari kumpamagara kandi ntarambona. Ntacyo abiziho ibyo kuba naje kureba nkataha bwije. Azi ko nari nagiye ku ishuri. Ahubwo uretse manze njye kumwumva, manze ndebe ko ndamubeshya bigakunda pe. Ariko yarakaye bikabije kuko urabizi ko ejo yampamagaye nkanga kumwitaba. Jefu, bye. Kabanza mvugishe mama, ariko ndumva mfite ubwoba kandi ndabizi na mama yarakaye rwose. See you, turongera tuvugane, nta kibazo. Ariko ubundi uyu mukobwa kadakingura ari mu biki? Amambere araje ntavuze ko yatashye, araje arikingiranye, none no kugira ngo asohoke amvugishe bibaye ikibazo. Niko Riza, sohoka hano hanze, banguka kandi sinongere kugukomangira. Mama, wiriwe? Nirirwa iki? Wiriwe nawe? Wowe ufite iyo wiriwe ntazi. Niko, muri uru rugo ntawe uruyobora uhari ku buryo witwara uko wishakiye, nta burere wahawe ku buryo witwara uko uri kwitwara ubu ngubu. Niko Riza, ejo ko wambwiye ko wagiye ku ishuri gukora ibyo mutari mwarangije, niki cyakubujije gutaha wa mukobwa we? Mama, nakubeshye, nagiye ku ishuri ariko najyanye na ketia, tuvuyeyo tujyana iwabo. Twari twahawe homework turi buze gukorera online muri groupe, kandi mama urabizi nta mashini mfite kandi nta kundi nari kubigenza. Niyo mpamvu naraye kwa ketia, rero twari turimo gukora iyo work kugira ngo batazanga kunyandika. Ariko wa mukobwa we, iyo urebye ubona ufite ubwenge bungana iki buzaza gucurika umukecuru ungana nkanjye, ukambeshya ukandindagiza ukancurika ukancuruka. Riza umwana wanjye, na n'ubu simpamya ko utari wagiye kureba kiriya kigoryi cyawe ngo ni Jefu kindindagirije umwana, kikubujije ubwenge, kikubujije icyo ari cyo cyose nagutoje. Ariko ibi nabyo ntabwo nshobora kubyihanganira. Wakoze amafuti menshi, ndaguhishira nka mama wawe kuko nzi ko so abimenye mutakumvikana. Ariko kuri iyi nshuro singiye kuzabazwa uburere bubi bwawe, kandi ntabwo nagutoje. Ndabibwira papa wawe ndetse ushaka icyo uri buze kumusobanurira. Niba ngombwa turabaza n'abarimu bawe izo nyongera z'amasomo batanga adashobora gukorwa ku manywa, atuma urara mu gasozi. Mama, nako mwarimu, oya nako mama,
basi mama mbabarira pe, ndakwinginze mbabarira kandi unyumve. Naho kubibwira papa na mama wenda umpe igihano ushaka, ariko rwose mama mbabarira, ntabwo nzongera, sinzasubira kurara ntageze mbikumenyesha. Kandi nibajya baduha umukoro nzajya nza ngukorere hano mu rugo, niba ngombwa negereze nzakorane nabo umunsi ukurikiyeho. Ariko kuneza papa mama ntabwo byangwa neza, papa urabizi arakara nabi. Noneho ni njye wisuzuguriye, ni njyewe urakara neza, niyo mpamvu ukora ibyo ushaka. Oya umwanzuro nawufashe mukobwa, narakwibyariye ariko ntabwo ugiye kumfana mbireba, kuko papa wawe ari we utinya ni nawe uzumvira ugakora ibyo yakubwiye, ukagendera ku mabwiriza ye. Wa mukobwa we, baca umugani mu kinyarwanda ngo umviriza nkubwire, uwanze kumvira se na nyina yumviye iki? Yumviye ijeri. Nutarekana n'uriya muhungu ikizakubaho, ibizakurikira ubucuti bwawe nawe ntibizambazwe. Ndi nyoko wa mukobwa we, sinaguhitiramo inshuti mbi, hitamo inshuti nziza. Uriya si ketia? Ndabona ameze nka ketia mani, ndabona ameze nka wa mushuti wa Riza. Ketia waje tukakubwira se, waje hano mani? Ni ketia mani, ariko basi uriya mukobwa ni mwiza. Ketia ni mwiza, ariko Richard nibyo njya nkubwira, ese reba ukuntu agenda mani, uriya musista ni mwiza, aritonda mu buryo aba agenda. Urike wa musazi uba umbwira ngo ni Riza, genda asaragurika, ntazi kugenda neza nk'abakobwa, aho usanga reba mani uriya mukobwa. Ariko nta kibazo, ndabizi bizakunda kabisa. Mwiriwe neza Richard. Nawe Jefu, ese burya namwe hano mujya muhagera? Ndatunguwe pe, ntabwo nari nzi ko mwaza hano. Mumeze muteze ko mutavuga? Ndabona murebana gusa, habuze umvugisha. Ketia umeze neza, urasa neza. Hano turahagera, natwe tujya tuhagera nta kibazo, tuza kuhanywa icyayi cyangwa se tukaza kuhafatira agakafe iyo tumeze neza. None se wowe bimeze bite? waruje kureba, waruje kuhakora iki wowe? Njyewe nari mpaciye nigendera, nuko hari umuntu nari nje kuhareba kugira ngo muhe ubutumwa bwe, mpita mbona murampamagaye, nta nubwo nari nababonye, ariko mumeze neza. Ketia tumeze neza, just arabibona. None kuki wanze kuzana na Riza? Riza yambwiye ko wanze kuza. Wabitewe n'iki? Sorry Jefu, ujya munsi niba mbyibuka neza, Riza namubwiye impamvu, byahuriranye na gahunda y'uko
nari nemereye mama ko hari ibintu ndibuze kumufasha nimugoroba, kandi nta kundi nari kubigenza. Numvira mama wanjye. Icyongeyeho naranatashye ngeze mu rugo nsanga mama ararwaye, kandi nari namusize ari muzima. Ariko Riza yarabinyeretse mwasaga neza, Richard yari yambaye neza, namwe we na Riza mwari mukeye. Okay? Urakoze cyane Ketia, uri umukobwa mwiza, urabizi ko uri mwiza. Urakoze kutubwira ko twari twambaye neza, so nawe right now wambaye neza. So none se weho uzaboneka ryari ngo nawe dusohokane tugusohokane? Ndi kumwe na Riza se cyangwa njyenyine? So Riza niyongera kunyemvita nkabona mfite umwanya bishoboka, nta kabuza tuzagenda, kandi ntacyo byaba bintwaye. Ndabikunda cyane gusabana n'abandi bantu bishimye nkawe na Riza. Ntabwo navuze uko ari Riza uzakwemvita, by the way. Navuze kugendana natwe wowe, nubwo Riza yaba adahari, sinzi niba hari icyo byaba bitwaye. None se ubwo Riza abimenye? Riza urabizi arafuha, ashobora kugira ngo ndimo kumuca inyuma. Kandi mu by'ukuri ndengana. Ndabizi ko ukundana na Riza. Jefu, ndumva ibyo ngibyo nsaba ntazi ko byashoboka pe. Ketia, nawe koko urumva Riza nta cyatuma gukeka. Riza aranyizera, arabizi ko dukundana, ariko nawe arakwizera. Sinzi niba atakwizera akeka ko wamuhemukira. Okay. Jefu, nta kibazo, nibishoboka bizaba, ariko icyiza ni uko nawe ndi kumwe na Riza, sibyo? Ketia, dore ntugire ikibazo. Mbwiye mushiki wanjye Richard hano kubona ahuze cyane muri telefone atatuganirije, ariko tuza turi kumwe nta kibazo. Rero ntugire ikibazo, ndabizi impungenge ufite ndazizi, ariko humura, ntabwo nshobora kuguhemukira, ntabwo nabikora. Nta na nimero yawe nagiraga, ahubwo ikizakira telefone umpe nimero yawe, sibyo? Okay, nta kibazo. Okay, ariko nanihutaga, nimero yanjye ngiyi, nta kibazo, ubwo tuzajya tuvugana. Reka nkomeze ngende, sibyo? Kandi murakoze cyane, nihutaga, reka nkomeze ngende. Bye. Richard nawe bye. Okay, bye. Ariko se buriya ndamutse mpuye n'uriya muhungu, Riza ntiyandakarira? Riza ndabizi akunda Jefu, kandi amenye ko twagiranye gahunda atabizi. Byamubabaza kandi byanteranya nawe. Ubu se nze kubimubwira cyangwa mwihorere? Reka nikomereze urugendo
buriya sinzi uko bizagenda, nanjye mvita nzamenya icyo gukora. Ariko Jefu ni mwiza, nta nubwo aberanye na Riza. Yego Riza aramukunda, ariko ashobora kuba anamubeshya, kuko mba mbona bataberanye wa mugani. Ariko ndabanza mbimubwire atazandakarira. Ahubwo se singuriye mbona tugiye guhura, reka ndeke kwivugisha atava aho abimenya. Riza avutancaho ngwino unsuhuze. Keti ego sha ntabwo nari nakubonye. None se Riza ko wari unciyeho, sha uba ugenda wiruka ntubu unareba. Sha Keti mbabarira, ewe mba nihuta ngiye kureba Jefu, dufitanye gahunda. Ndibuze kujya kumureba, yambwiye ko ashaka ko tuza gusangira. Ngo Jefu? Okay, Jefu. Okay Riza, nta kibazo nanjye nari ngiye hano imbere gato, nta kibazo wajya kumureba. None se Keti ko nkubwiye Jefu nkabona sinzi, erega ndabizi ko mutabyishimiye, ndabizi, gusa ntabwo bizanca intege. Jefu ndamukunda pe, ibyo mwakora byose ndabizi rwose biba binakubabaje kuba ngiye kumureba, ariko urabizi ko dukundana, nawe arankunda kabisa. Sorry rero, ahubwo reka nkomeze ntaza kumukereza. Hari ikibazo? Okay, ariko Riza hari ikintu nako ndibuze kuguhamagara, ngaho komeza ujye kureba Jefu, ntumubwire ko twahuye, ataza kukubaza impamvu ntaje, sibyo? Umusuhuze. Ariko Keti ndabona umeze nkaho hari ikintu nkinzi. Ubundi se wambwiye ikintu wari ugiye kumbwira, ko wari umbwiye ngo uri buze kumpamagara. Sha Riza, sorry, ntabwo nabikubwira, ndabizi ukunda Jefu, ndabizi ni kenshi nakubwiye ko atagukunda, ariko ntabwo byumva. Rero sorry, nta kibazo, genda umurebe, ndibuze kuguhamagara kuri telefone. Okay, sawa. Ibi bintu bisaba kwitonda ndetse no gushishoza. Jefu aranyumvita, nkahita mpura na Riza agiye kumureba. Ibi bintu bisobanuye iki? Nintabyitwaramo neza bizanteranya na Riza. Ndabona Jefu ampamagaye, reka mwitabe numve icyo ambwira. Wasanga ari kumwe na Riza, nditwara neza bataba bari kumwe bakanyumva. Okay, murakoze cyane mwebwe mwakoze subscribe, mwebwe mukora like, mwebwe mumaze kumva ino episode yacu ya 4 y'inkuru yacu Riza and Ketia iyo mbimenya cells. Turabakunda cyane.
amahoro, umugisha bituruka ku Mana bikomeze bibane na buri umwe wese wakanze subscribe. Mukomeze mudushyigikire, mukande like, mukoreshe ya ku bantu badafite link ya channel yacu, mubasharingi no nkuru bakomeze nabo bayumve badushyigikire. Ibitekerezo byanyu turabibona ndetse dukora uko dushoboye kugira ngo mu gutegura inkuru ikurikiraho tugendere ku bitekerezo mwaduhaye. Murakoze cyane. Iyi ni inkuru mugezwaho nanjye Blandine, mu buryo bw'utuntu twiza mugenda mubonamo producer uyikora akaba ari Fis Pro. Murakoze cyane rero, mukomeze kudukurikirana, turi kumwe namwe kandi turabakunda cyane. Bye.